isa nisobetse. Mbahaye ikaze iwacu Nyamineke ngo tubasangize uko tubayeho nuko tubanye, umenye amakuru yaho ya buri munsi. Umugabo n'umugore bareshye, uburenganzira n'ijambo, ufite ubumuga agira ijambo, twubaka umuryango udaheza, umwana agira uruhare mu byakorerwa. Reka dutangire n'umusaza Muhozi. Ni umworozi wapfushije inka maze veterineri agafunga ijisho akaga kwihambisha ngo atamushyira mu gihombo. Ubushuti bwabo butangiriraho. Ni mu ikinamico Isa nisobetse. Isa nisobetse. Mbega ukuntu moto ikabukira cyane veterineri we. Uraho neza Muhozi we. Muraho neza. Yewe hari amatungo nazindutse njya gutera intanga. Nubwo ari kumagaritse sugira ngo sinihuta. Yewe umenya rwose ndi buhite njya kwirambika ndumva ndushye. Veterineri. Uzi ko zanyama zose baraye bazimaze. Reka ta. Kwino barya inyama nk'intarera. Buriya nari impangayikishijwe na Minerivare wa mukobwa wanjye. Wakoze pe. Reka biriya ni ibisanzwe. Gufasha umuntu se hari igishya. Have sigaho. Uzi gupfusha inka kuriya bakagutegeka kuyihamba. Muhozi uramenye ntuzabihingukiriza abantu ko yipfushije nkemeza ko bayirya. Uramenye? Ngewe se ndigitambamo cyo kwimena inda. Erega buriya iramutse yari ifite uburwayi bikagira ingaruka ku baguze inyama. Ninjye waba ugatoye. Harya ntabwo wigeze upima ngo urebe icyayishe. Nyine napimye bya nyiroreshwa nandika ko nta kirwaye. Uriya se wa mugani icyayishe hari cyo cyatwara bayirera. Reka nirinze kwandika ko yipfushije. Nemeje ko ari inka wabaze bisanzwe. Aho rero mugomba kubiceceka. Humura rwose singira ivuzi rwose gaco. Ahubwo ese buriya ntitwajya ahantu tukinegura ukica umwaka. Reka ntabwo namwe icupa muri iki gitondo rwose. Oya veterineri wasoma kamwe rwose. Oya nimara kuruhuka ndajya kureba gitifu. Kandi sinamuhinguka imbere nuko inzoga y'amasaha. Aho birumvikana niba ugiye kureba umutware. Muhozi we ndakumva. Reka ngende rero. Uko tuzakomeza dupange. Noneho reka nze kugutumaho wa mukobwa wanjye akumpera ubutumwa. Ubwo ni butumwa cyo utambwiye none hara. Baba we Sheri uko bwakeye. Sheri nibwo nabonye ko ubukwe buvuna pe. Yewe ntacyo ko kwabo kingarujemo. Ubu nzasubira kwigisha niba mfite ka morali. Ariko Sheri Karame ubonye tutaragize ubukwe bwiza. Wana abantu baranyweye banywa inzoka zirabananira neza pe. Wakubwira abakobwa banyambarisha kuno bavugaga. Bavugaga ngo iki Sheri? Ngo ratomba isanze umugabo w'umukire. Yewe narabemeje pe. Uzi ko abantu bibazaga ngo uyu mwarimu amafaranga yakuye hehe? Ariko se Sheri Karame ubone mbwije ukuri ari amafaranga wayakuye hehe? Uzi ko buriya twatangiye gupanga ubukwe mfite 5,000 gusa. Ngo iki? None se yandi wayakuye hehe? Ugira ngo iyo ntake nguzanyo muri sa ku bukwe bwari gutase. Mama yanjye wati nguzanyo kugira ngo ukore ubukwe koko Sheri? None wabonaga bira byose sinari kubyitwara mone. Nese kuki utabanje kungisha inama ngo umenye niba mbyemera? Wose nari kugisha inama nzarongora ngo nzabigenza gute? Nese urumva atari umwanzuro twari gufatira hamwe? Ngo hamwe mu ruhe rwegose. Nk'umuntu muzafatanya kwishyura inguzanyo mumaze kubana. Yarara nafashe cyemeza nk'umuntu w'umugabo nkora igikwiye. Ariko se Sheri urakomeje koko? Urumva bikwiye? Ahubwo se urakomeje koko? Ubwo urumva ari ikintu nagomba kukugishaho inama? Birada basi reka tubyihorere. Uzi gutangira urugo rurimo amadeni? Basi se wagujije angahe? Ese Debo Karame mama ubyoje pe ishuri kuki yacitse ntuyidode? Wabuze urushinge n'urudodo koko? Reka nta kibazo mama. Ngwiki ubundi cyagendaga kintega. Ariko man wagiye umenya ko wamaze kuba nk'umukambara neza. Noneho niwe wayiciye ubishaka? Oya da naratambutse biracitse. Umva mbese nuko rero ejo ntuzagenda utayidoze. Wa mugani nuko ndi kwihutangiye ku ishuri mba nyidoze mama. Dore se ahubwo araje mubwira ikibazo cy'aya mafaranga. Niko bankundi. Karame uwo mukobwa amafaranga umubwira ngo ntayiki? Nta mafaranga mwasigayemo kuri Minerivare papa. Nyoko si yaguhaye baho tubika? Reka nanze kuyakoraho utampaye uburenganzira da. Ariko ntukiyime uburenganzira ntakwatse wa mugore we. Wa mugani ko nanjye se ntari umugore usesagura kandi birumvikana ni nayishuri. Rero Debora Karame papa amafaranga dutanga ujye uyaha agaciro wijye ushyizeho umwete. Urumva? Yego papa
njye munyizere icyatura ngo muzabona ukuntu nzagitsinda. erega ugomba no kurebera kuri mukuru wawe w'umuganga. apu biriya bya matirida nta kigenda rwose. ngo ukite bo mukuru wawe uko yize akabona n'akazi ngo nta kigenda koko. njye sinagarukira hariya mama, njye nzaba dogiteri apana biriya bye rwose. ese nibyo nuko debo nkurikije amanota ugira wowe uzanabigeraho rwose cyane papa. ahubwo mumuhe amafaranga nihute dufite kwizi. bankunde karame muhereza amafaranga y'ishuri unamumpere ka gafanta twemeje ko duha veterineri Gaconda kamushyi. urakoze papa wanjye. ibi ni bikira niko sheri. karame niko uzi ko nta mazi yo gukaraba arimo. mbwira ubundi waga iki kugira ngo ujye ku kazi koko. yawe sheri uzi ko byaduciyeho koko ubu se urabigenza gute? ndabigenza gute nyine byuko ufata ijerekani ujye kuvoma. kuko baba ngo njye kuvoma koko sheri. ujye kuvoma nyine harya urahazi dore nepfiriye ku nkuka y'igishanga uraza kumanuka epfo kuri rwa rutare. mama yanjye ariko se sheri wabona mfite ijerekani ngiye kuvoma yagira ngo iki koko? ibi ni ibikira yagira ngo iki sayobeye ko washatse umugabo nyine yabona ko uri gukora urugo rwawe. oya nawe ariko sigaho ubu se umuntu ukiri umugeni. ariko baradutwikuruye ariko nawe kandi umuntu atangira imirimo bamutwikuruye. ariko nawe ntukavuge gutyo. none se tubigenze gute nyine kubona nta mazi arimo? nyine fata ijerekani nyine ujya kuyazana. ngo ikemi uvuze ngo iki ngiye mfata ijerekani njye kuvoma? none se ari njye nawe ninde ufite imbaraga? iby'imbaraga ntabwo ari byo mvuga sheri ahubwo ninde ubifite mu nshingano. ubwo se si twese ariko nyine cyane wowe. ariko tekereza ariko mpuriye n'abana nigisha ku mugezi cyangwa abandi bagabo bakambona ubwo ubu se koko nameze neza. ese ubundi sheri ninde mugabo wabonye ujya kuvoma koko? ese wigeze umubona n'ijerekani? none se ko abana twabaga duhari tukajyayo. reka tuve muri ayo ngayo mbwira urajya kuvoma amazi nkarabe njye ku kazi cyangwa ntabwo ujyayo? ninde? ni Debora. papa ari amafaranga arampaye ngo nkuzanire. bite debo karibu hano mu cyumba. none se washyira hano muri saro ku meza hari ikibazo? oya yewe ngwino mu cyumba ariko nansuze debo. ndi kwihuta ngiye ku ishuri. mbega wowe oya ngwino yewe menye n'ayo mafaranga uko angana ndebe nuko nakuguriramo agafanta. ngaho reka nzi ariko ndi kwihuta. karibu rwose kuko hano se nibana ko ntawe ukubona uratinya iki ubundi. waramutse ariko? waramutse neza ndi. akiranga amafaranga papa yarampaye. umusaza akanteye ishabara nanjye hano rwose sinirirwa mbara. ngaho akiri 2,000 rero nawe ugenda ugura agafanta sibyo? murakoze cyane pe aya zamfasha kugura utwo nkeneye rwose. nujya ugira ikibazo ucyo mbwira debo amafaranga ye rwose sinayabona. murakoze cyane. ariko shaho uniforme yakubera niba ari ukubera ko ufite amatayi. wapi nakumbera imyenda isanzwe niyo nikundira sinjye uzarota ndangije. nizere ko ugiye kuyarangiza ukaza hanze ugatangira gukorera amafaranga. ego ko maze ndacyari mu wa 3. ariko nabwo wayajyanye rero kwiga birihuta rwose. reka haracyari igihe. reka rero ngende. gusa ko wagenda utanambuye debo. ubwo se nagobera gute kandi tumaze akanya turi kumwe? nyine ukansezera ariko siko buriya njya mbanyuraho mvuye ku ishuri nkakureba. reka undebe iki se? mu by'ukuri naragukunze nubwo narabuze uko mbikubwira rwose. ngaho rero ikira hino wicare hano ku gitanda mubwire sibyo se? ngaho reka nicara ariko ndi gutinda. ubwo se kumfasha aho ngaho kandi ushaka gukora ibiki koko? isa yisobetse. ngayo nguko Gaconda arashaka iki kuri uyu mwana ra? kwa mwarimu Sakindiho bagiranye akabazo bakiri mu kwezi kwa buki. ninde uri bujye kuvoma? umugabo n'umugore bareshye uburenganzira n'ijambo. Isano isobetse ni ikinamico mbonezamubano mugezweho n'umuryango Sewing Hand Rwanda buri wa kabiri guhera saa 2 z'umugoroba. mukeneye kutugezaho ibitekerezo byanyu n'ibyo mwibaza ku byavuzwe mu duce tw'isano isobetse
mwabinyuza ku rukuta rwacu rwa Facebook ni ukwandika Isano Isobetse cyangwa mukohereza ubutumwa bugufi kuri telefone yacu igendanwa ariyo 0788 47 64 39. Iyi nimero ikoreshwa no kuri WhatsApp. Naho ubutaha umugagire ijambo twubaka umuryango udahuza umwana agira uruhare mu byakorerwa.